impinduka mu gisirikare ubundi ni ibintu bisanzwe kuko igisirikare kiri professional kigomba kuba dynamique cyane nta muntu ugira umwanya ngo avuge ngo nuwe umwanya ubaro umuntu arabaho igihe cyagera akagera namusimba kugira n'abantu batoya nabo bazamuke iza mpinduka ariko nazibonye jewe ari ministeri wa defense General Murasira na General Kazura niwe navuga cyane ntago bahindura umwanya kuko ntabwo nigeze mbona yindi myanya babahaye basimbuwe uko nabonye bisa nkaho nta gitangaza kuko ubundi mu gisirikare CDF muri mwanya wa Kazura ubundi ntabwo umuntu aba akwiye kurezaho imyaka 4 yego kuba rero General Kazura yamaze imyaka hafi 4 akaba bamusimbura akajya mu bindi mirimo isanzwe y'igihugu yewe numva nta gitangaza cyaba gihari nta na gitoya kandi nkareba n'umusimbuye n'umusigare mukuru umusigare ufite discipline umusigare n'abandi ba ofisiye bakuru biyumvamo cyane General Mubaraka kabona nta kintu navugaho kidasanzwe ikintu kibi yembe fata nk'ibintu bisanzwe muri doctrine ya gisirikare ya RDF hanyuma wagiye umwanya wa General Mubaraka muganga General Major Vincent Nyakarundi je uko nayibonye hari aho naba ngo Vincent Nyakarundi bamuzamuye cyane ariko icyo nabivugaho nuko ubundi umwanya nkuriya gisirikare cy'u Rwanda gifite abasirikare benshi bari muri peacekeeping operations hari abari Darfur hari abari South Sudan hari abari Central Africa iyo ni force nini force nk'iyo ngiyo rero ibishaka umuntu ukurikirana imikorere yayo ikurikirana diplomasi cyane kuko umuntu umusirikare mukuru uyobora izo force zose yakagombye kuba afite na notion ikomeye mu bintu bya diplomasi ibyo rero nanjye Karundi arabifite arabyurije kuko abaye mu diplomasi igihe kinini cyane ariko se kuba izo mpinduka zabaye ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo zikaba kuri ministeri w'ingabo ndetse no kushinzwe iperereza muri NSS ibyo kugira ngo bibere rimwe dufashe ibyo ngibyo gusa wowe ubibona ute nk'umuntu wabaye umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda ibyo mu gisirikare byita rishafo ibyo ngibyo no kugira ngo nukongereza amaraso mashya mu gisirikare kongereza amaraso mashya muri intelligence wari kuri intelligence mu gisirikare bamuzamuye urumva ntago ngo bamwirukaye cyangwa bamukora ibi bamuzamuye mu ntera bazana mu wundi muntu Colonel Gatareha n'umuntu wabaye mu kiriya gisirikare wagiye mu nzego zitandukanye ndumva yarigeze gukoraho rura nyuma ajya muri immigration nawe intelligence mu bindi hari abantu bamwe babihuza n'umutekano uri mu karere magingo yababona yuko ihindagurika ryabaye risa naho rigamije kwitegura ikintu icyo ari cyo cyose aho cyaturuka hariho hose ibyo nabyo kuko yubireba urareba n'abari abasirikare bari Mozambique General Nkubito nabonye bamugaruye bagarura n'uwitwa General Mutembe ariko ese ntibamuvuze ariko ko nabonye bagiye kumusimbura Colonel Bahizi abo ngabo bazanye n'abantu b'abasirikare bakuru kandi abasirikare bakomeye kubagarura nabyo no kuvuga ngo ugutegura imbaraga nyinshi mu gisirikare kugira ngo haramutse hagize ikintu nk'abantu bashobora kuba batera u Rwanda babe bahura na resistance ikomeye cyane cyangwa se niba nabo bafite gahunda ntabwo nyiri mu kiriya gisirikare bafite gahunda yo kuba nabo batera Kongo batere Kongo bafite imbaraga zisanzwe nk'iza RDF nicyo navuga urumva ko n'ibintu by'umutekano birimo cyane yewe ni nako nibyo naho imbaraga cyane gusumbya ibindi kuko n'ubundi bari basangwe bahari kandi bakora neza Major Theogene Rutayomba ndagushimye cyane kuba kakanya uhaye ijwi ry'Amerika murakoze cyane Venuste umunsi mwiza namwe